Muraho neza mwese abakunzi ba Duhugurane-Ikinyarwanda. Dukomeje kubashimira uburyo mudahwema gukurikira ibiganiro tubagezaho. Hashize iminsi tutaganira ndetse ngo tunahugurane bitewe na za birantega za rwangendanyi zibaho mu buzima busanzwe, aho n'indwara ishobora kugira ikigahuruduka ugasanga yitambitsemo, ariko ntimubiturenganyirize kuko twaje kandi mu gihe uwatubambuye azajya dushoboza tuzajya tubagezaho ibiganiro byinshi mu buryo bushoboka. Nk'uko nsanzwe mbigarukaho amambere ko ikiganiro cyacu gishingira ku migani isobanuye, insigamigani, inshoberamahanga ndetse n'inkuru zaturyoshye, uyu munsi nabateguriye nabwo ikiganiro kijyanye n'imigani y'imigenurano isobanuye. Aha rero tubahaye ikaze kandi tubizeza ko iki kiganiro ari cyo kugira ngo duhugurane gakondo yacu, tumenye imvugo nziza, imvugo iboneye, tumenye imigani myiza umuntu yagenda anobeka mu ijambo yaba afite, ku buryo ashyigikira igitekerezo cye mu buryo bwiza kandi bwa gihanga. Tubahaye ikaze. Umugani wacu wa mbere uragira uti: akamaro karuta akamero. Ngo akamaro karuta akamero. Tugendeye kuri aya magambo abiri, akamaro n'akamero, ni uko akamaro gashushanya ikintu cyangwa se umuntu ugufitiye akamaro, ukubereye uw'ingenzi, naho akamero kakajyana gashushanya ikimero cyangwa se imerero ry'ikintu cyangwa se ry'umuntu, uburanga cyangwa se ubwiza bw'ikintu cyangwa se bw'umuntu. Ahangaha rero kuvuga ngo akamaro karuta akamero ni ibintu bihita byisobanura neza ko umuntu ugufitiye akamaro cyangwa se ikintu kigufitiye akamaro, ikintu cy'ingenzi kuri wowe kiruta ikintu cyaba gishashagirana kitagufitiye akamaro. Nk'uko umuntu rwose yavuga atyo, ari naho uzasanga bavuga ko ari byiza guhitamo ikintu kigufitiye akamaro kuruta ikigushimisha. Hari ibyo umuntu burya aba akeneye n'ibyo umuntu aba ashaka. Rero hari ikintu cy'ingenzi cyaba kigufitiye akamaro umuntu aba ashaka kurusha ikintu cyaba gishashagirana ubwiza cyangwa se uburanga, nta kamaro cyaba kigufitiye. Ahangaha rero ugasanga bavuga ngo akamaro karuta akamero. Ari naho twabihuza n'undi mugani ugira uti: akamero kabi karuta akamaro gake. Ngo akamero kabi karuta akamero, ngo akamero kabi karuta akamaro gake. Ni ukuvuga ngo niyo umuntu yagira ikimero cyangwa se ukaba ufite ikintu runaka ariko kidashamaje, cyaruta burya ikintu kitagufitiye akamaro. Urumva ko iyi migani ibiri yuzuzanya rwose, irasa neza. Umugani wa kabiri uragira uti: akamaze umugabo isesemi karamubyibushya. Ngo akamaze umugabo isesemi karamubyibushya. Bishatse kuvuga iki? Burya amagara yacu, ubuzima bwacu buba bwiza iyo tubwitayeho, tukabuhunda ibintu byiza byubaka umubiri, byubaka ubuzima bwiza, yaba ari indyo yuzuye, indyo nziza. Akamaze umugabo isesemi karamubyibushya, twafata umugani nibura ubisobanura neza ugira uti: amagara aramirwa ntamerwa. Murabizi ko amagara atagira gutya ngo apfe kwimeza, oya, ahubwo iyo umuntu ahunze umubiri wacu, amagara yacu akayahunda n'indyo nziza, iki gihe usanga
umuntu atohagiye, rero amagara aramirwa ntamerwa. Rwose nibyo byaba bisobanura neza ko akamaze umugabo isesemi kamubyibushya. Umugani wa gatatu uragira uti akamero keza ntikabujije umukobwa kuruha. Ngo akamero keza ntikabujije umukobwa kuruha. Burya kugira ikimero, ukagira uburanga, ukagira imerero ryiza, ntabwo byatuma umuntu ataruha. Oya, burya bajya bavuga ngo ubwiza bw'umukobwa bumuha inshuti ntibumuha umugabo. Uzasanga umuntu afite uburanga bwiza, afite ubwiza, afite isura nziza, abantu benshi bakamushidukira, abantu benshi bakamurangarira, ku buryo abona inshuti nyinshi cyane, no kugira ngo azanahitemo n'umukunda cyangwa se uwumugusha ku ndiba y'umutima neza, ugasanga aramubuza, ugasanga afite inshuti nyinshi. Ahangaha rero ngo akamero keza ntikabujije umukobwa kuruha. Burya ntabwo ikimero cyiza cyaba ari, niba navuga cyaba ari ingingo ngenderwaho, ingingo y'ingenzi kugira nibura urugo rwiza, kugira ubuzima bwiza bw'urushako. Oya, ngo akamero keza ntikabujije umukobwa kuruha. Burya byaba bisobanuye ko kuba mwiza ku isura bitatuma umuntu agira atya ngo agire urugo rwiza. Biterwa n'impamvu nyinshi, harimo uburere, harimo umuco, harimo kwitwararika, harimo kwihangana, n'ibintu byinshi umuntu yavuga ahangaha. Umugani wa kane uragira uti akamuga kamenywa na nyirako. Ngo akamuga kamenywa na nyirako. Burya umuntu niwe umenya intege nke aho ziherereye, akamenya n'imbaraga ze aho zishingiye. Rero akamuga kamenywa na nyirako, ntawamenya intege nke z'undi muntu, ahubwo we bwite niwe umenya aho intege nke ze ziri cyangwa se imbaraga ze zishingiye. Nicyo bisobanura. Umugani wa gatanu ukagira uti akana k'umworo kirabura kataroga. Ngo akana k'umworo kirabura kataroga. Burya twabisobanuza n'umugani wundi ugira uti aho umutindi yanditse ntiriva. Ahangaha niho uzasanga rero umwana w'umworo atagira icyo yakwigezaho cyangwa se mu bantu bakomeye. Ari nk'ahandi bajya bavuga ngo uwambaye injamba ntagira ijambo. Ugasanga wambaye imyenda icikaguritse ariyo bita injamba, cyangwa se imyenda mibi cyane, ugasanga nta jambo wagira mu bambaye amasuti cyangwa se mu bagashize bambaye neza. Ugasanga rwose hari n'aho bajya bavuga nibura batera urwenya ko indamukanyo y'umukene, indamukanyo y'umutindi itazirwa gusaba. Ibi byose bisobanura ko akana k'umworo kirabura kataroga. Aho umutindi yanditse ntiriva. Rwose uwambaye injamba ntagira ijambo. Rwose ngo nta mukire ubyina nabi. Izi ni imvugo nyinshi cyane zigaragaza ko iyo umuntu adafite iki n'iki, adafite ubukungu, burya hari n'aho atagira ijambo, hari n'aho atavuga, hari n'aho yanavuga ntiyumvwe. Ariko wa muntu wagashize ufite amafaranga, ufite ifeza, iki gihe aravuga niyo yavuga ubusa, ahubwo bagakoma amashyi. Ahangaha birumvikana. Umugani wa gatandatu uragira uti akananiye inkona inkongoro ntikora.
ngo akananiye inkona inkongoro ntikora. Ahangaha uyu mugani twawusobanuza indi migani ibiri igira iti aho intozi ikubitiwe umusega wota n'amakenga. Aho intozo ngo ikubitiwe umusega wota n'amakenga. Aho umunyembaraga agize atya agasuna, umunyantege nke nta nubwo yahasuna utu tuzuru. Ibi ntibishoboka rwose, ni ibintu byumvikana ko aho umunyembaraga atsinzwe, umunyantege nke arahagera akiruka, ntabwo yahasuna utu tuzuru. Cyangwa se hari n'undi mugani ugira uti akananiye umusore ntugira ngo zana nkurushe, ugira uti zana ndore. Akananiye umusore ntugira ngo zana nkurushe, ugira uti zana ndore. Kuko burya umusore aba afite imbaraga, ikimunaniye rero ntiwavuga ngo zana nkurushe, oya, ahubwo uravuga ngo zana ndore. Zana ndore ukuntu bimeze, ibintu binaniye umusore. Umusore uyu n'uyu, umusore ungana utya, umusore w'amabimba, oya, ahubwo aho umunyembaraga asunye, atsinzwe, agize ubwoba, umunyantege nke ntabwo yahatinyuka. Nicyo uyu mugani uvuga ngo akananiye inkona inkongoro ntikora. Nicyo rwose bisobanura. Umugani wa karindwi uragira uti akananiye umutima ntiwirirwa ubanga ingata. Ngo akananiye umutima ntiwirirwa ubanga ingata. Hano rwose ni ibintu bisobanutse cyane ko icyo umutima utishimiye, icyo umutima udashaka, ntabwo ibiganza, ntabwo umubiri wakwigera ubikora. Niba umutima utashimye, ni gute wabanga ingata ngo wikorere icyo kintu umutima utashatse, utishimiye? Ni gute wagira ngo reka iki kintu nkijyane kandi umutima utagishatse? Namwe rwose murabyumva ko akananiye umutima burya ntiwirwa ubanga ingata. Aho rwose umutima udashimye, aho umutima wagize utya ukabihirwa, iki gihe ntabwo umubiri wagira icyo ufata. Umugani wa munani uragira uti akanguhe kajyana imbwa mu bahinzi. Ngo akanguhe kajyana imbwa mu bahinzi. Mujya mwumva ngo asheshe akanguhe. Akanguhe ni iki? Akanguhe burya umuntu yagafata nk'aho ari ubwenge, ubunararibonye umuntu akuranye, ubuhanga umuntu akuranye. Akanguhe ngo akagejeje umuntu mu busaza afite ubunararibonye, niko umuntu afata nk'akanguhe. Ngo akanguhe rero ngo kajyana imbwa mu bahinzi. Ahangaha twabifata nk'aho ari umuntu urata inkovu z'imiringa, kuko burya ngo akanguhe akagaragaza ubunararibonye yari asanzwe afite, imbaraga yari asanzwe afite, ibigwi yari afite mbere, ariko icyo gihe bikaba bitakigaragara. Ubwo buhangange bwe yari afite ugasanga icyo gihe ntibukigaragara, ahubwo akaza yiratisha mu bandi, akaza arata za mbaraga, arata za nkovu z'imiringa, arata bwa bunyembaraga, arata ubuhangange bwe yari afite, ugasanga asuzuguye abandi, akajya n'aho azana imbwa mu bahinzi. Ugasanga ibyo akora ntacyo byamubyarira uretse kwirata ku bandi, akoresheje mu kwirata inkovu z'imiringa, mu kwirata imbaraga yari afite kera, kandi izo mbaraga yari afite kera zitagishoboye ubu ngubu. Ugasanga rero imbwa azanye mu bahinzi ntacyo yakora. Imbwa ntihinga, namwe murabyumva, ahubwo azanye ikintu kidashoboka mu bantu bari gukora umurimo uyu n'uyu. Aho kujyana imbwa mu ishyamba
ngo ihige izane umuhigo, ahubwo we ari kuyizana mu bahinzi. Abahinzi barimo gukora kandi baze gucyura umubyizi, kandi n'umubyizi wacyuye ukaba washobora no kumugaburira. Aha ngaha rero hari igihe umuntu agira atya akarata imbaraga za kera yari asanzwe afite, cyangwa se ibigwi yari afite kera, ariko icyo gihe bikaba nta kintu byamugezaho. Ugasanga arabyirata ati njyewe ndigabo sha, njyewe nduyu n'uyu, kandi atashobora no guhagarara kuri ibyo ngibyo yirata. Ibyo rwose birumvikana. Umugani wa 9 uragira uti akanguhe ntikambuka umugezi, ngo akanguhe ntikambuka umugezi. Wa mwirasi, wa munyabigwi, wa muntu wese witwara nabi bitewe n'uburyo cyari ameze mbere, burya ntiyarenga umugezi, ntiyarenga aho ari, kuko niyo yanaharenga iki gihe byamenyekana, ugasanga nta nabi yagira cyangwa irenga aho iri. Iyo uyirengeje aho iri usanga aho kuvuga nabi. Iki gihe rero niho uzasanga ngo akanguhe ntikambuka umugezi, wiratana nyine za mbaraga aho wari uzifite kera, kuko nujya kuzirata ahandi batanazizi bashobora no kukwita umusazi, ati uyu n'uyu arirata iki, afite iki. Ariko aho wari uri ni wenda bari bazi ko nibura wigeze kuba iki n'iki, wigeze kugira imbaraga izi n'izi, wigeze kugira ibigwi ibi n'ibi. Rero ngo akanguhe ntikambuka umugezi. Uburyo wakwiratamo kose ibi n'ibi, urenze aho uri nta gaciro byaba bifite, nta n'agaciro byagira. Nubwo naho uri ibi byo kurata inkovu z'imiringa ntacyo byatwara, ariko nibura baba babizi ibigwi wageze nibura kuri igihe iki n'iki, cyangwa se imbaraga wigeze kugira. Umugani wa 10 ari uwa nyuma uragira uti ngo akangumangume bagakubise inguma 8, kati nabona intambara nikuye mu buhoro. Ngahore uyu mugani rwose umeze urasekeje cyane. Ngo akangumangume bagakubise inguma 8, kati nabona intambara nikuye mu buhoro. Bishatse kuvuga iki? Uyu akangumangume kishoye mu ntambara, bahita bakarema inguma 8, karishongora kati nabona intambara nikuye mu buhoro. Wenda tugendeye ku gisobanuro cyimbitse neza, igisobanuro gicukumbuye, twagira tuti ikintu icyo ari cyo cyose cyaza kiza imbere yawe cyangwa se kiza mu buzima bwawe ariko ari kibi, cyakubyarira amazi n'ibisusa, ni byiza kukirwanya inzira z'ikigendwa. Ni ngombwa kukirwanya hakiri kare ku buryo wirinda bya byago. Rero uyu akangumangume wirataga akirata imbaraga adafite, yishoye mu ntambara, bahita bamurema inguma 8, kandi nibura yari kwirinda kwishora mu ntambara akigendera, akagenda amahoro. Ariko yayishoyemo kandi ntayashoboye, nta mbaraga afite, nta bizigira afite, bahita bamurema inguma 8, maze nawe arishongora ati nabona intambara nikuye mu buhoro. Ahangahe rwose murabyumva ko ari byiza kurwanya ikintu cyose cyakubyarira ibyago, cyakubyarira amazi n'ibisusa ukiri kare. Nangahe rero dusoreje ikiganiro cyacu cy'imigani twabagezagaho, kandi tubifuriza kugira amahoro n'amahore aho muri hose. Rwose ubuzima busanzwe tukabugiramo uguhugurana kwiza, twunguka amagambo meza, imvugo iboneye, imvugo isobanuye, imigani myiza iboneye umuntu yagenda akoresha mu mvugo iyi n'iyi, bikagaragara neza, agashyigikira igitekerezo cye neza kandi bya gihanga.
Rero niba hari umugani udasobanukiwe cyangwa se twasobanuye mu buryo bwihuse, watwandikira mu bitekerezo tukawugarukaho mu buryo buvuye imuzi kugira ngo uwumve neza. Rero turabifuriza kugira ijoro ryiza ndetse n'ibihe byiza aho muri hose, haba abari i Rwanda, abari mu nkengero z'u Rwanda ndetse n'abari bwota amasimbi, rwose tubifurije kugira ibihe byiza. Mwari kumwe na Ntakirutimana Alexandre.